igihari nuko icuruzwa ry'abantu mu Rwanda ndetse no ku isi ibihugu bitandukanye rigenda riba. U Rwanda rero ntabwo arakarwa, ibyo byaha nabyo usanga bihagera. Hakaba hari imibare wenda twavuga y'abantu bakorewe iryo icuruzwa ry'abantu. Mu mwaka ushize abantu bagera kuri 60 bakora icuruzwa ry'abantu, ndetse n'indi myaka yabanje raporo zigenda zibigaragaza. Uretse ko natwe ntabwo twicaye, dukomeza dushyiramo imbaraga haba mu gukumira, mu guhana abakoze ibyaha, kurinda abo babikorewe, ndetse n'ubufatanye mu gukangurira abantu kurwanya icyo cyaha. Muri 2019 habaye raporo, ubushakashatsi bugaragaza uko icuruzwa ry'abantu rihagaze. Nibwo bwagaragaje ko mu Rwanda akenshi icuruzwa ry'abantu rikorwa mu mirimo labor, babajyana mu bucakara gukora imirimo itandukanye, ariko hari n'ibijyanye no gukoreshwa imibonano mpuzabitsina nabyo bigenda bigaragaramo, ariko ntabwo ari byinshi nk'ibyo gukora imirimo.